ni kenshi twanambye kuri ba data wacu igihe kigeze babyeyi bacu bapfuye batubwira ko aho dutuye atari ahacu kandi twarahavukiye. Umuntu abana n'umugabo w'imyaka irenga 20 kwa 21 akavuga ati narebye inshuti yanjye, narebye hanze ahangaha mbona wanti tugikwiranye. Niki gitumye utitetesha ukarangara? Niki gitumye, niki kigutaye ubwoba? Turi kumwe n'uyu mugabo ko twamaze kumenya ko ari we wenyine ari utanga imitsima ngo umuntu wese umufite ngo ntazigera agira inzara ukundi. Sako kantu mwakumvise. Mana turagushimiye, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye urukundo n'imbabazi urutugirira, tugushimiye uburinzi bwawe bwiza kwabanye natwe kugeza kuri saa twaba tugihumeka umwuka w'abazima. Ikigeretse kuri ibyo wadushoboje, turi mu nzu yawe twaje gutaramana nawe. Icyubahiro n'ishimwe bikomeze kuba ibyawe. Njyewe ngiye kubumbura umunwa nk'umuntu wowe urangurura ubwira ubwoko bwawe abahungu n'abakobwa bicaye ahangaha babashe kumva icyo ushatse kuvugana nabo. Miburo yawe irakenewe, nyaguhora ku ngoma bakeneye kumva, mu bihe turimo bigoye bakeneye kumva uko bagomba kwitwara. Dushyigikire rero cyo duhagaritse n'imyuka mibi, dutesheje agaciro buri kimwe cyose cyagera kitaturutse kuri wowe, tuburijemo imbaraga mbi zose z'umwijima. Tuhamagaye Imana n'Umwana n'Umwuka wera ngo bize bitugote Kristo, ngwino uvugane natwe. Tuguhaye ikaze na karibu, icyubahiro n'ishimwe bikomeze kuba ibyawe. Amen. Aleluya. Amina amina. Nitwa umupfasoni Ernestine nkuko bisanzwe, ndi umubyeyi, nkaba ndi umukobwa wo muri uru rugo. Ntago ndi umushyitsi, hari abashyitsi wenda baba bateraniye hano ariko ntago ndi umushyitsi, ndi umusangwa, ndi umwana mu rugo. Kandi ijya uharanira kwitwa umwana mu rugo. Mwana mu rugo mu Kinyarwanda baravuga ngo avuna umuyango bakamwongera undi. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo nabakozi b'Imana, ariko giye bindyohera kuvuga cyane ko ndi umwana w'Imana. Kuko umukozi mu rugo arirukanwa, isaha n'isaha baramwirukana akagenda, ariko umwana mu rugo wamushyiraye kwa hari iwawe arateta nyine. Mureke natwe twiteteshe imbere ya papa. Haleluya. Muze twiteteshe, twumve icyo Uwiteka ari kuvugana natwe, twumve icyo ari kutubwira, twumve icyerekezo kizima ari kuduha, twumve amateka ye. Haleluya. Ndi mwebwe navuga ngo ni umugabo nanjye ndamwemera. Haleluya, haleluya. Ese si uwo kwemerwa, si uwo kwizerwa se? Uyu mugabo iyo umuntu yicaye ahangaha agira umunezero. Nabonye ahantu umuntu agera atari uko yasize byinshi bya mirenge mu rugo, atari uko yatujwe mu mujyi wa Kigali, atari uko afite byinshi mu biganza, ariko akanezerwa kubwa Yesu Kristo. Haleluya. Ariko nawe yaduhaye urugero rwiza, yaduhaye urugero rwiza. Aremera arabambwa, twebwe turabambura. Arababara, twebwe turababarirwa. Uwo Yesu si wo kubahwa. Mumuha amashyi n'impundu nyinshi, hanyuma twikomereze twumve icyo Uwiteka ari kuvuga. Haleluya, haleluya. Data wa twese n'umukozi w'umuhanga, njya mukunda. Uyu mugabo niwe wenyine ujya ubasha kubwira umuntu ko amukunda bikamunyura. Abandi bajya batubwira ko badukunda, ariko bwacya mu gitondo bakabona ntidukwiranye sha bakaturekura. Ariko uyu mugabo ntajya turekura. Haleluya. Ntajya turekura, ahora dukunze ibihe byose, ahora ashimishijwe nuko twitwa abana be. Haleluya, haleluya. Data yambwiye ngo nze mbabwire ngo byabaye irikomeza imfuruka, reka tumunambeho. Haleluya, haleluya. Reka tumunambeho kuko ari we buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ku Mana byabaye irikomeza imfuruka. Haleluya. Mbazaniye ijambo ryiza
Yohana ibice byaho 6 murongo waho 26. Reka twumve icyo Yesu Kristo arimo atubwira ubwe. Ngo Yesu arabasubiza ati, nukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bitumye munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Haleluya. Uyu nguyu Yesu Kristo yari yibereye ku nyanja. Ngo ari ku nyanja arimo agenda n'abigishwa be mu minsi yashize, mu byumve neza, ngo yari yahageze ndetse abasha no kugaburira abantu bose bari baje bamushaka aho ngaho. Ngo bahageze, tuba dufite igihe gito mujye mwihangana. Ngo bahageze, ngo baramushakisha, ngo baramubura. Ngo ariko barebye amato yararaho, ngo babura mu bwato, ngo baravuga ngo ubu ngubu ngo yambutse. Ngo nabo barambuka bamusangayo. Ngo bahageze, ngo arababwira ati, ndababwiza ukuri, arabarondora. Mane tugire neza. Ngo arababwira ati, nubwo mwaje munshaka, nubwo mwaje mumpiga, nubwo mwaje munkurikiye, nubwo mwambutse arije mushaka, ntago ari jewe, ahubwo mu minsi yashize hari ibyo nabahaye ibyo kurya, nabahaye ibyo kunywa, murarya murahaga, niyo mpamvu mugarutse kunshaka, ariko muri make ntago arije muje gushaka. Imana itugirire neza. Hari igihe umuntu akurikira umugabo ariko atari waje gushaka, ahubwo hari aho bahuriye handi amubonera mu bindi bintu. Haboneka ibimenyetso ariko azakurikiye bya bimenyetso, azadakurikiye Yesu. Ndabifuriza ngo munambe kuri Yesu. Haleluya, haleluya. Hepfo gatoya 36, ngo Yesu arongera arababwira ati, nige mutsima w'ubugingo, uza hondi ntazasonza na hato, ngo nunyizera ntabwo azagira inyota na hato. Imana ishimwe. Mbere y'abareyema arababwira ati, nubwo muje ntago arije muje gushaka, ariko arabibwira nyakuri, arababwira ati, yaba mwari muzi uwo ndiwe. Bivuze ngo bagendanaga, bari baje kumushaka ariko batamuzi, ariko arabitegereza arababwira ati, yaba mwari muzi uwo ndiwe, ntago mwashaka ibyo mfite, ahubwo mwashaka jyewe ubwanjye, kuko ni jyewe mitsima. Umuntu wese wemeye kunkurikira ntazigera agira inzara ukundi, ntazigera agira inyota ukundi, azahaga ibihe byose. Imana ishimwe. Haleluya. Mbifuje gusobanukirwa turi gukorera uwo ari we. Haleluya. Hari abagabo Bibiliya igivuga banambye kuri Yesu, baranezeza, mfite ubwo bubasha n'ubwo bushobozi, numva nabigiraho. Hari abasore 3 ngo bari no mu gihugu kitari cyabo, bari mu bunyage, ngo hasohoka itangazo rivuga ko bagomba kuramya uwundi mwami, ariko kubera ko bari baranambye kuri Yesu, ngo barahakana baratsemba, kugeza igihe bafatiye umwanzuro, igihugu kigafata umwanzuro kikavuga ngo nimubatwike, ariko banamba kuri Yesu banga kumuvaho. Babwira uwari ugiye kubashyiramo ati, niyo yadukiza rega, niyo itadukiza tuzafata uyiringiye, ntago tuziyandurisha ibyo kurya bw'ibwami. Mana ishimwe. Mbese imitima yacu natwe ni kwiri? Mbese ayo mahirwe tuyabonye twaguma tukanamba kuri Yesu, cyangwa twajya kure tukajya mu bindi? Mana itugirire neza. Ariko abo bagabo ndabakunda, kuko barahirimbanye, barizera by'ukuri, banamba kuri Yesu ndetse bamutindaho. Tuza amakuru ya Yosefu. Haleluya. Yosefu nawe yanambye kuri Yesu, atindana nawe, amunambaho ibihe byose, amunambaho yaragira umugisha, kugeza iyi saha. Inshuti yanjye, wenda tuvuga uri umusore, iyi saha ubonye amahirwe nk'ayo Yosefu yagize, wabasha kunamba kuri we cyangwa wamuvaho ugafata ya mahirwe wari ubonye? Se twamunambahora
cyangwa twafata ya mahirwe biragoye. Ariko Imana idushoboze twinambire kuri Yesu, twe gushaka iby'isi cyane nubwo nabyo atari bibi, ariko twe gufata ibidafite umumaro, ahubwo dukurikire wa wundi ufite imitsima ihaza igihe cyose, kuko iyo umufite na bya bindi byose uba ubifite. Bana ishimwe, haleluya. Ngo ibintu byose ubundi iyo tumufite nabyo biza bidukurikiye. Yobu niwe warebye aritegereza, amaze kureba hanyuze, amaze kureba uko bimugoye, amaze kureba uko bimuruhije, harangije Yobu 28 murongo waho n'ubundi ni 28, ngo arebye hepfo, arebye haruguru, arebye uko isi mugize, arebye ibyawe uko abaye, ngo arangije aravuga ngo maze bwira umuntu iti, haleluya, ngo maze kuba Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nibyo koko kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ntago Bibiliya itubwiye ko gutunga cyane aribwo bwenge, nta nubwo itubwiye yuko gutura mu mujyi wa nabyo ni byiza, no gutunga ni byiza, no gutura mu mujyi wa Kigali ni byiza, no kwiga kaminuza ni byiza, ariko Bibiliya ntago itubwiye ko aribwo bwenge. Wakwiga kaminuza ukigayo hasi ukageza hejuru, ukaminuza ukagira ubumenyi, ariko nta bwenge waba ufite. Haleluya. Nta bumenyi waba ufite, ubumenyi ariko nta bwenge. Nimuze duharanire kugira ubwenge, twubashye Uwiteka. Haleluya. Nibyo koko kuba mu isi ni sawa, ukagira byinshi, ukagira ibya mirenge, ukagira imitungo, ukagira amazu menshi mu mujyi wa Kigali, ariko ngo nta bwenge bubirimo. Ijambo ry'Imana niko ritubwiye ngo nta bwenge buba burimo. Reka duharanire kugira ubwenge, twubashye Umwami Yesu Kristo. Reka duharanire kugira ubwenge, dukomeje gutaramana nawe. Reka duharanire kugira ubwenge. Ni kenshi twiringiye abana b'abantu baradutenguha, ni kenshi twanambye kuba tuva indimwe, igihe kiragera baratwihakana, baravuga ngo ntituvukana. Ni kenshi twanambye kuri ba data wacu, igihe kigeze babyeyi bacu bapfuye batubwira ko aho dutuye atari ahacu kandi twarahavukiye. Reka twiringire Uwiteka, reka tunambe kuri Yesu, niwe wenyine utajya wihakana abana. Haleluya. Twanambye ku babyeyi bacu dutindana nabo, ariko isaha igeze baragushorera, baravuga ngo genda, kuko igihe cyari kigeze. Ye uri umukobwa, baravuga ngo genda asanga runaka, igihe kigeze nyine. Ariko Mana we, Yesu wenyine ni utajya wirengagiza inshingano ze. Ni kenshi bakubyaye uri umuhungu, igihe kigeze baravuga bati dusohokere mu nzu. Nta mpamvu, ubundi uyiba mukora iki ko imyaka imaze kurenga 21? Baragusohora da, batitaye ibyo uri buhurire nabyo hanze. Ariko mwaje tukanamba kuri Yesu. Bibiliya yatubwiye ko ari we buye rizima, ngo ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ku Mana ryabaye rikomeza ifuruka. Muze twinambire kuri Yesu. Haleluya, haleluya. Muze tunambe kuri Yesu, kuko twiringiye abakomeye kugeza isaha ntago baza aho dutuye. Hari igihe umuntu yiringira umuntu nyine, ariko umuntu nta mumaro. Mureka mbabwira amakuru yo kwiringira umuntu, ngo ku kidandezi, ngo ikidandezi kihindurizaga, ngo umuntu wabashaga kubibona mbere ngo yajyagamo, ariko yajyagamo afite abamujyanamo babana nawe aho ngaho. Ariko ngo wari urwaye afite imyaka 38, ngo nta muntu yari afite, ngo haramaranye uburwayi imyaka 38, nta muntu afite aho ngaho uri bumushyiremo, kandi ngo yari yiringiye umuntu ari bubone, ariko aramubura. Ariko uyu mugabo utajya wirengagiza inshingano, ngo arahanyura. Mana ishimwe, ngo arahanyura yitemberera,
kuko ari we wenyine utajya wirengagiza inshingano. Ngo arangije kuhanyura ngo aramubona, ngo aramubaza ati urashaka ko nkukorera iki? Urashaka iki kuri jyewe? Haleluya. Imana ishimwe. Kubera gutinda ku musozi atangira kuvuga ibindi. Yesu aramubwira turashaka ko nkukorera iki? Korera uburiri bwawe ugende, kuko umuntu utegereje hano utazamubona. Inshuti zo mu isi burya nta mumaro. Muririmbyi wa yuzuye umwuka wera aravuga ngo burya inshuti zo mu isi nta mumaro, ngo ikimenyimenyi iyo upfuye koko ziraguherekeza. Iyo ziri kwirimba zirababara zikarira, ngo ariko ngo zishyiraho indabo kumva yaho zikikomereza. Mana ishimwe. Ngo ariko Yesu we ngo murajyana. Haleluya. Ariko Mana Yesu araryoha. Mana ishimwe. Ngo niwe wenyine utajya udusiga, niwe wenyine utajya udutererana. Ngo nibyo koko ngo ziraduherekeza. Inshuti zo mu isi, zo ni inshuti zo mu isi. Haleluya. Ngo ariko burya nta mumaro. Uriya muririmbyi nawe njya mukumbura, yari yabyitegereje aravuga ngo burya inshuti zo mu isi nta mumaro we. Ngo iyo upfuye ziraguherekeza, zikarambika indabo kumva yawe, zikagusigura nyine, ariko Yesu we murajyana. Haleluya. Ngo ziraguherekeza. Ariko icyo nkundira Yesu, ariko mwaretse tukanamba kuri Yesu. Wanambiye ku bakomeye bagufashije iki? Umuntu abana n'umugabo w'imyaka irenga 20, kuwa 21 akavuga ati narebye inshuti yanjye, narebye hanze ahangaha mbona we ntitugikwiranye. Yirengagiza aho mwabanye neza, yirengagiza ibibondo mufitanye, abitesha agaciro ibyo byose byabayeho. Aravuga ngo sohoka ugende, agusezerera shana n'impamvu. Ariko iyo ni inshuti yo mu isi. Haleluya, haleluya. Inshuti yo mu isi burya nta mumaro. Wiringiye umuturanyi wumva yuko nta muntu wakwiba areba. Yego, ariko birashoboka yuko igitero cyaza kukwiba yaza gifitemo akaboko. N'umuntu ni inshuti yo mu isi rata. Ariko burya iyo nikagukerereze. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Inshuti yo mu isi. Ariko Yesu, muze tunambe kuri Yesu. Ngo ni we buye rizima. Ngo ryanzwe n'abubatsi. Ngo ariko rata ku Mana. Ngo niryo ryabaye ikomeza imfuruka. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ndanezerewe. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Nubwo inshuti zo mu isi nta mumaro, ariko rata twageze hahandi nkunda kuvuga ngo iyo nahageze nditeteje. Iyo nageze ahantu nditetesha nkisanzura we, nkavuga bya bindi ntabasha kukubwira kuko nta kintu wamarira. Mana ishimwe. Ariko iyo ntamanye n'uyu mugabo ndisanzura, nkavuga byose biri mu mutima wanjye. Narangiza ngahamagara, yarangiza akitaba, yarangiza akambwira ijambo ryiza ntajya nkundwa no kubwirwa n'abantu bose, akambwira ngo ndagukunda mwana wanjye. Niki cyatuma ntitetesha imbere y'uyu mwami? Niki gitumye utitetesha ukarangara? Niki gitumye? Niki kiguteye ubwoba? Turi kumwe n'uyu mugabo ko twamaze kumenya ko ari we wenyine ari utanga imitsima. Ngo umuntu wese umufite ngo ntazigera agira inzara ukundi. Sako kantu mwakumvise? Ngo uyu mugabo iyo umuntu yagendanye nawe nta nzara, iyo umuntu yatindanye nawe nta nyota, iyo umuntu yatindanye nawe nta kwambara ubusa, iyo umuntu yagendanye n'uyu mugabo rata ahorana umunezero abisi badatanga. Ugenda wisetsa. Uzi ko wisetsa uri kumwe n'uyu mugabo. Ugenda wisetsa wumva wishimye. Niwe wenyine utanga amahoro nabonye abisi badatanga.
niwe wenyine utanga umunezero, atari uko wasize umuceri na kawunga hanze aho ya, atari uko wariye ugahaga oya, atari uko wize amashuri menshi oya, nabyo ni byiza kubigira, turi mu isi nabyo birakenewe, ariko ratuye umunezero Yesu atanga ntago ari uko tuba dufite ibya mirenge, ntago ari uko tuba twambaye neza, ntago ari uko tuba twariye neza, ntago ari uko yadutuje oya, ni umunezero uturuka kuri we nyine. Ubasha gutekereza gusa ko muri kumwe, ubasha gutekereza kuri mu nzu y'Uwiteka, ubasha kumva neza uwaguhamagaye uwo ari we, warangiza aho ubwaho wicaye ugaseka. Haleluya, haleluya. Mwaje tugatindana n'uyu mugabo ko ari uw'igiciro, mwaje tukamunamba ko ari ufite umumaro, twanambye kubisa ariko ntacyo batumariye, twatindanye nabo ariko ntacyo twahakuye. Muze dutindane na Yesu Kristo, muze tubane nawe. Haleluya, haleluya. Ayi, ndikumva afite ibyishimo yuko ntaramanye nawe. Erego ni umunezero. Hari benshi bari hanze ahangaha badataramiye ahangaha kandi bafite ubwo bushobozi. Hari benshi bari mu buriri biryamiye, nabo ku giti cyabo barumva banezerewe. Hari abenshi bariye bagahaga barangiza bakiryamira. Hari abataramiye mu mikino itandukanye kuko nibyo bibanezeza. Hari abataramiye mu tubari hirya no hino, hari abarimo babyina hari abanezejwe n'ibindi by'isi, ariko we wahirimbanye uravuga ngo reka njye gutaramana na Yesu. Ese mwanyemerera? Hari umuntu wumvaga kuba ari hanze ahangaha ari byo bifite umumaro. Hari umuntu wumvaga Yesu Kristo ntaho yamugeza, ngo mubwiye ko ari we buye rizima ryanzwe n'abubatsi ku Mana rikaba rikomeza imfuruka, akaba abashije gusobanukirwa ko ataramanye n'uyu mugabo nta kibazo agira, akaba abashije kumva neza ko umuntu wabanye n'uyu mugabo ahora afite nta nzara nta nyota, ahora aguwe neza, atanga ibyishimo bitarangira. Ese nta muntu waba utaramwakira nk'umwami n'umukiza we ngo ahaguruke tumusengera Imana nawe amwakire tuzijyanire mu gihugu cyo mu ijuru? Birashoboka koko ko twese twamwakiriye. Ese nta wari ucitse intege, nta wari unamutse, nta wumvaga ko byamurangiranye? Ese nta wumvaga ko inzira zose zafunzwe? Ese nta muntu wari unaniwe wumvaga yuko byarangiye? Ariko Yesu ahageze rata byari bisinziriye birakanguka, byari bicecetse we birakanguka. Ahatari hari inzira ngo ugiye harema tugatambuka, ahatari icyerekezo ngo ujye gitanga. Icyerekezo kizima ni wowe wenyine ugitanga. Ahatari ubuzima igitanga ubuzima. Yesu ajya atanga ubuzima, ajya atanga amahoro yo mu mitima. Imana ni nziza, Yesu ni mwiza ibihe byose. Munyemerere inshuti zanjye, ndabizi neza yuko namwe mukunda uyu mugabo, ndabizi neza hari icyo mwabashije kumva, ndabizi neza ko hari icyo mwabashije gutega amatwi imiburo y'Uwiteka mukaba mwayumvise, ndabizi ko icyerekezo mwakibonye, ndabizi ko inzira y'ukuri mwayimenye. Muhaguruke twisengera Imana, muhaguruke dusenga Imana. Ndabizi hari bibaciye intege, ndabizi hari bibananije, hari bitumye mudasinzira, hari bitumye mutagubwa neza, hari bitumye imitima yanyu ihora ihangayitse. Ariko tumaze kumva ijambo ryiza ko kunamba kuri Yesu ari byo by'umumaro, ko kunamba kuri Yesu ari byo bifite agaciro. Haleluya. Data turagushimiye, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye kuri Imana idahinduka. Twumvise ijambo ryiza ribasha kutubwira icyerekezo kizima, bashije kutubwira ko ari wowe mitsima.
tuzabana igihe cyose nituguma tukabana nawe. Uratubwiye ngo uwabanye nawe nta nzara ukundi kuko ari wowe mitsima. Uratubwiye ngo nta nyota ukundi kuko ari wowe utanga umara inyota. Uratubwiye ngo niduturize imbere yawe tukwiringire ngo kuko ari wowe rizima, nubwo ryanzwe n'abubatsi ngo ariko ku Mana ni wowe wakomeje imfuruka. Turagushimiye rero, turagushimiye kubw'imiburo yawe, turagushimiye ko ugikomeje kubana natwe, turagushimiye ko ukomeje kudushyigikira. Babyeyi bari imbere yawe, bagabo bari imbere yawe, basore n'inkumi bari imbere yawe, abana bato bari imbere yawe, bose Uwiteka Nyiringabo Imana bafashe umwanzuro nk'abari bacitse intege, bafashe umwanzuro wo kugukurikira, bafashe umwanzuro wo kukunambaho, bafashe umwanzuro wo kubana nawe ibihe byose. Ngwino bashyigikire, barwayi muri bubakize, batarakumenya muri ubahe kukumenya, bakumenya uduhe kukunambaho, abaguye wongera ubabyutse Kristo, ubibutse ibihe byiza bagiraga mu nzu yawe, hanyuma nibarangiza nabo bagira umwete, bajye bahora bifuza gutaramana nawe. Urakoze, urakarama, tuguhaye amashyi n'impundu nyinshi, icyubahiro n'ishimwe bikomeze kuba ibyawe Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.